Nguku uko badownloadinga application ya Semisi izajya ikoreshwa mu cyimbo cya Kayidaperi cyangwa se call register. Ikintu cya mbere usabwa kuba ufite link yayo, ndaza kuyibashyirira hasi muri comment. Ikintu cya mbere ukora ufata ya link ugakanda hano hejuru ushyira URL ukayipestingamo ukabisacinga, ntabwo ujya kuri Play Store kuko niba ari aba developed bahita bavuga ngo download, ngiye kubera nyifitemo barambwiye ngo download again, ariko iyo utari uyifitemo barakubwira ngo download anyway. Bisabwa ko byibuze ku telefone ufite umwanya wa mega 77. Niba ufite wenda telefone yawe ifite storage ntoya nka 32, byibuze ubike giga imwe, ubwo giga igira mega 1024, byibuze ufite muri izo mega 77 z'iyo application. Noneho ugakanda download, iri downloadinga ikaza. Iyo ije izimeze gutya, icyo ukora uyikandaho ukayinstallinga. Kadukomeze rero n'ukuntu bayikoresha. Murabona neza ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel. Hangiye kubereka buryo ki washyira attendance y'abana muri application nshyashya ya Semisi ya HDS. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya hano hejuru, ese umwaka w'amashuri urimo niwo nakanzeho. Hano dufite 2024-2025, ubwo urongera ugakanda 2025-2026. Aha munsi yaho hari ahantu handitse school. Iyo ugiye guhitamo amashuri ukanda ahangaha ugahitamo icyumba cy'ishuri ushaka. Wenda dufata urugero rwa primary 6A. Iyo umaze gukandaho hahita hazamo tick, ugakanda hano handitse done. Hano hejuru tubona ko harimo P6A. Noneho aha hasi naho hari ahantu handitse ngo abana 29. Kugira rero ubakorere attendance nkuko wari usanzwe ubikora muri Kayidaperi, ukanda hano handitse attendance, amazina y'abo bana ufitemo bahita baza. Ikintu ugomba kumenya nuko bano bana baba bahuye no muri SDMS. Mbere yuko updatinga urabanza ugakanda hano hejuru kuri sync, hanyuma ukabisainkoringa. Iyo ukanzeho bihita byisenkoringa, ukanda refresh bihita byihuza na SDMS. Ubwo bisekorinze, ubwo niba ari umwana mushyashya mwashyizemo, ikintu ukora urahamagara. Ikintu cya mbere ukora urabanza ugakanda update. Iyo ukanze update haza agatiki k'icyatsi n'agakubo k'umutuku. Ikintu ukora rero, kubera ko utahera ku mwana buri ruhande uhamagara kuko baba ari benshi, ukanda hano hejuru ku karokete gahari, bakakubaza ngo turoketinge abari present cyangwa se abari absent. Uhita ukanda kuri present. Ubona ko ya V isiba body. Noneho ugahitamo umwana wasibye uwo munsi, wenda urugero katuvuge ngo ni Niyonsaba Innocent. Uhita ukanda kuri ka gakubo. Iyo umaze kugakandaho bahita bakubaza ngo reason of absence. Uyikandaho. Eske sickness, ararwaye, household chores, no scholastic materials, no school feeding fee, family conflict, bullying, weather condition, transferred, transportation issues, working for money, parent support missing, others unknown. Hano uhitamo reason iyo ariyo yose. Iyo utayizi ukanda unknown, ugategereza igihe uzagira gute uzayibonera. Mu gihe afite indi mpamvu itanditse hano hejuru, ukanda hano kuri others, then bakahita bakubwira ngo yandike, ukayandika, cyangwa se iyo biteye n'imbaraga za telefone ntabwo bagira gute babikubaza. Ubwo ngiye mise nkanda hano kuri sickness, ubwo uyu nguyu ari absent. Ikindi kintu ukora rero, ukanda hano ahantu hameze nka kalendari hejuru, ukareba koko ko itariki zirimo arizo z'uwo munsi. Ubwo iyo uwo munsi utawuhamagaye wenda ari ejo, wahita ukanda ku itariki zikurikiraho ihehe inyuma. Iyo usoje ibyo byose kubikora uhita ukanda save. Bakakubwira ngo attendance summary,
abana baje kwiga uwo munsi ni 28, abasibye ni umwana umwe. Uhita ukanda done hano hasi agahita yandika ngo attendance saved successfully. Wakibaza ngo iyi application nayibona gute? Iyi application ni linki ya REB batanga, urayidownloadinga ijya muri telefone ifite version ya 8 kuzamura, ifite rame byibuze ya 3 kuzamura. Mwakoze kubana nawe.